Cyangwa igisho kubyina. Nkigishije kubyina. Nyine byo nta kintu kimwe nzi kubyina nyine nta kintu kimwe total. Okay, ndagoroka. Nyine hakantu numva na postinga umuntu nyine akabona atira mushina se kubyina. Hari akantu numva gaharaye kuri TikTok. Gakundwa gukorwa abantu babiri nyine umukobwa wise nyine ndi kwigura kugira nze kubyina neza. Nubwo cyane. Nyine mbwira. Gaharaye kuri TikTok ariko sinzi n'impamvu ubundi telefone yawe imaze iki nimba nta tazi n'ibintu nta kintu kimwe cyo kubyina nzi mfashe. Okay. Kanumva. Ni indirimbo ya Justin Baby. Yita gute? Uko bayita kose gisha kunyisha kubyina. Ku buryo nushinze muziki numva bijyanye na kabara babyina. Ukuta amaboko kabiri hejuru. T. Andi gubatse kunseka. Do, ubundi ajya gutya. Nibya. Nawe rero byarakunaniye. Neze uri mu rusengero. He, ngende igendera. Bose umutisha nyabaki. Cyangwa reka nkwereka kandi babagira. Sona yanuze ya bana boy ntuyizi. Wowe nyigisha kubyina ibyo ushinzwe kunyigisha indirimbo se. Uri kunyigisha indirimbo. Nizo kariho babibyina giye nkwigisha ibyo batabyina handi. Dore ugira gutya. Oya. Urabona uko uzanye urukutugu rwa hano. Nta gutya. Noneho ituzamura aka kaguru. Ndakaza gutya. Gutya. Uri kubyina kandi gutya. Mai, urabizi? Maya. Asira kondera gutyo gatuma n'icyo nenda kukubwira rimuteye. Basamba bari kareka kondera nabi. Nambwira ikikugiye. Okay. Maya, nje kugusaba imbabazi. Mukuru mbabarire. Ese kuri kunyihorera? Nabwo kunyumva? Nyamushi. Cyazegera bizuga kabya pe. Ndabizi ariko nyine ntabwo wanjye sinibigeza. Kandi nkore akamutwara.
Ndende ndakubaza uko mbona wowe utari kuyagara nk'abandi bakozi bose nkizongeza cyageze muri kampani garega byacitse. Kizonyeretse? Yego nyine. Gusa nibyo nibikise kizonyeretse. Se tuvuge kutabiza. Tuvuge kutazi umukobwa wageze aho ngaho waciye ibintu. Sheri Scott. Umukobwa? Yego. Wani mwiza ngatangaje rega sinakubwira bayagaye ahantu hose ndi kunyura ndikumva nari ndi kumva ngo mwamubonye. Kandi njye nabonye kadashamaje. Dusemubaza ubundi nyine ikibazo kiri. Ikibazo nuko abantu bose bayagaye ahubwo nkambona. Sindamuzi sinari bwamubone uwo muntu ndamuzi ntabwo ndamubona. Nabyinshi nagiye mubeshya kundeba nta modoka ngira, yewe ni kampani nta migabane mfitemo, ndi umukozi nk'abandi nk'usanzwe. Ikindi n'iriya nzu ubamo ntabwo ari iyanjye, gusa umubosi wawe ni inshuti yanjye turaziranye. Ibintu byose nagiye nkubeshya ni ukuri pe, ntago bwari ubushake bwanjye. Ibyo bintu byose ndemera ko nabikubeshya, ndabisabira imbabazi, ariko ikintu cyonyine kimwe ntigeze nkubeshya ni uko ngukunda. Ndagukunda, icyo cyo ntabwo nakikubeshyaho, ndamenya n'umutima wanjye. Yewe ndetse n'ibyo nakoraga byose byaba ibyo binyoma kukwirariraho nabikoraga kubera urukundo gukunda. Kandi ndashima Imana ko nabigezeho bikaguhesha n'akazi, ariko wumve ko ngukunda kandi ngusabye imbabazi umbabarire. Reka gukomeza kundakarira, ubundi ukore akazi utuje. Kirakomeye ngagendera. Basi twakomeza tugakundana n'imbababare. Ntabwo twize dukunda. Ese turabanza? Okay, ntiturabanza, njye nawe turi inshuti. Sibyo se? Nibyo urukundo rwose. Siko umuntu utekereza rwose ubyibagiwe. Nishimye Scott rero. Ese Nonyesheje abantu bose mushiriwe. Umukobwa ngo w'umwamikazi yagukomana sinakubwira rega yabaye. Nase ubu ushaka Scott no yagutejije umutwe. Ubu Scott yagira umukobwa gusumya ubwiza ko kumubuyoba. Sibyo ra. Nyine umumiwe. Scott ataye umutwe, no wataye umutwe ushaka Scott yaje. Bese ntabwo ajya kumureba. Umva basazi atanangishinje ndikibaza. Umukobwa wasizije. Ese wambonye se wowe? Nawo. None se wowe nyagusumya ubwiza? Zahise cyase ko nsara abanyashima ni nafite n'ibasi. Ntego mbona wakumbona byakuhangayikishije warakaye. Ntabwo byamangayikishije jeje sinakubazaga nako sindamubona. Umva basaze muri n'ikizungezi n'ikizubazo. Cyakora bagomba imitwaro. Urumva nyine yo kujya inamba wenda ntabwo barese bitagufasha utwo hari amatsiko ufite yo kumureba. Yego ntabwo mbizi umwana ko nzi ko yaneze ko mama akazi cyagiye bana nese nibukira ntabwo mbizi. Ahubwo se ararengukiye kumureba turere nimba wusubire ubwiza ubundi jya urabizi sinjyumva. Mbabarira uzinye kukwereka. Wakoze akazi icara. Nyine ndagakora ngo yanze icyo tuganira. Waje sura. Nari yigishishikara gituma uhaguruka ukareka akazi. Nuwo mukobwa nyine ndagira ngo nawe ugende utebere umfashe pe. Hanyuma se bigufasha iki? Nyine wowe nawe umbwiye nimbona yikizogereza. Kuko iyi saha tuvugana mufitiye icyizere kingana na 0%. Habe na gito. Kuri ibyo bintu byose bitegeza gutwara umva wenda bijyanye kure cyane aho nanabyumva ahubwo. Ikindi
uje kubwira nyirinzu aguha uburyo nzajya nishyuramo ujye mwishyura cyangwa nyive bongeye gushaka indi nzu. Ubigire vuba. nyine hanyuma bigende gute wanateze gutwara umugore w'abandi hanyuma bigende gute mu nakazi mu gikoramo sinazi kujya kumureba ngoro nibwire kumubuza mwana cyaze nge none nukuri Rwanda bagira ibibashishikaza Nisa ngatambuka bakarangara sinakubwira njye hari n'abakozi ndikora kubera kumuvuga cyane kumvuga ngo kwapfusha ndageze ntabwo nafashe ikintu ndafuhira siko ndamukunda ahubwo njye mujyana n'ipfu hagati yanyu kuri umukobwa aje wenda gusumbya igihagaro cyangwa se igikundiro ukabyina nisaba yaba mwiza bigutwaye kuba mwiza yagusumbya hano turi mu irushanwa ya Miss Rwanda iri gutuma abakozi bica akazi nimba umukozi wese uri kuvuga umukobwa wageze muri kampani ugasanga bamubayeho busy nta kintu ubwo bari gukora muri office uragigeramo urya usanga abakozi bose bari kuvuga umukobwa waje uve hano ugiye hano usange ni umukobwa waje nta kindi kintu nta misi duteze gutora iki kigo tuza nta kamba za kujyana cyakora ku buryo bitewe n'uburyo wahiyemo tugenda ugere ku kigezo arahari ari mu office babanyushije ibyo kureba nawe umubwiye basi ntareba ubwo batangaye bayagaye wajya kutaza Mana rero bakobwa pe wayibonye SMS wa kampani nakuniye bakundana na Scott munaragize abo bari muri office no nibigo se machine ye nta na papa yize foto yiri ngire akakanye se atajya kugestara mara ngona untebere akakanye nawe atajya kuva muri office ntawe nta mugabo we bose kimwe ubundi iki kidogo muri office n'isukuru ngiki kidogo muri office nagukizi ntabwo nyizi sinjije kwereka miss wa company yacu nini imikino turi mu baye inde wa muto undebere nawe nene wa miss inde wa muto amutesi basi so bazakozi bawe niwe mba no babirakaye bamutamiye isi miss n'ibiki gahundebere pe abakobwa mugira mu kintu twako sorry gato nawe rero akaba yibereye hanze ntabwo uri mu kazi turi pause ariko shere wawe ari he nayibere nakoresha icyo wabonye medindi cyese ivuga ku iki ukunze ibere nkubwira ko yagize akabazo yarwaye yakira we yarwaye ubu nawe akanya atangiye kwirwaza bizi gusa mbwe ngarwaye niba ari bya ndi by'abakobwa ndwara buri kwezi rero maye sigara uvugana n'abakozi bawe
gato nagaruka kwinjira mu buzima kuko imisita ntabwo tuzamubasha iyo tubiri kino ese yagize iki kibazo bose yarwaye ariko rero ntabwo ntabwo uzi ko arwaye iki ntabwo icyo yarwaye cyagiye muri bya bintu byawe sinzi nizeye ko akazi yagakunze cyane nta kibazo aho kujya n'ibisaba muvuga iyo uzambabare nyine uzamuzina nta kindi kintu ngambiriye uzamuzina kuko buriya muva kuri zamu epfo kuva kuri uriya wa parikingi kuzamuka dore ko uri bano b'amasuku ntibisaba bavuga umukobwa uzamuzina boss uzahita umwemera fresh uzahita umwemera ahubwo se n'ubu ngubu dushatse twahita tunajya nka oya wowe uze kugira igihe utahira unagenda umusore bari n'agasukari k'umurwayi reka agasukari k'umurwayi nta cyubwo tuzapanga n'imoto tuzamurebe nakira kanagende mu kazi ariko nubishaka buriya nubishaka uzantwara ariko ubundi se hazaretse tuzabone no mu kazi tukazabarandanuka twicaza tukaganira bose ni ukuri nta kibazo ibyo mwakwifuza byose igihe ntabwo nabyanga ariko ni n'ikibazo kuko umukozi utaramubona ariko arashoboye ni mwiza ari attractive nzabimenya kandi courage sawa boss mugiye vuba munatweke n'ikikwega yego abajya ntundi utabona bose wari umwana ariko nyine uri umukire ntabwo nkuru yego boss Waga amakuru kisi meze neza ubu ngubu bameze neza ubumenye ko nagiye kwa muganga nageze basangamo ko tension yari yazamutse cyane ariko jusqu'ici ntabwo ndamenya ikintu cyabiteye ntabwo watinze amakuru narayamenye ko ari igihe gito wabayeyo ariko ihangane namazeyo umunsi umwe icy'ingenzi ni uko byagenze neza ukabura uri amahoro nta n'ibintu byinshi bambwiye gukora nta n'umuti wampaye tegeza ko bambwiye ngo nicare nduhuke gusa ariko wakoze dukora akazi kenshi niyo mpamvu usanga na stress yonyine yatuma ujya no mu bitaro ndasubiza amaso inyuma nkibaza ikintu cyaba cyaratumye tension izamuka nkumva sinumva njye nta n'ubu nanigitekereza iriya ni indwara udashobora gukontorora cyakora nanone ibintu byinshi bishobora gutuma wisanga wayirwaye ishobora kuzatumamo wabikutwara neza ukagenda ni ukuvuga ngo umubiri wigize impinduka ishobora kuzamuka ariko nanone bya bindi byavaho kongera igasubira hasi andi makuru se kabera tumeze neza ndabusuye kariho rwose in fact nicaye niriwe mu rugo ntacyo ndi gukora ngeze ngo mbaye anuye kandi ari kuhatembera nkagera kwa kabera nkamureba ko nawe namuherutse ukuri urakoze cyane urakoze cyane nanjye nari nkukumbuye pe nuko niba bigenda soma nanjye numva energy iri kuza ariko buriya wowe niba usanzwe n'umubiri wawe wari ufite ukuntu urwanya indwara no kuva na kera na kare tukiri na bato ntabwo nigeze nkubona rwose uheranwa n'uburwayi mbuzi ko twakoraga siporo cyane nubwo icyo gihe tutari tuzi akamaro kayo twabikoraga ari nko kwiyamiza gusa ariko uyu munsi nsigaye mbona abantu babishishikariza abandi ku buryo na leta ubwayo ishyiramo imbaraga mu gukora siporo igashyiraho umunsi abantu bagomba guhura bagakora siporo rusange biriya ni byiza cyane bituma umuntu agira ubuzima bwiza
business bite? Business saba ndumva ashaka kugira ngo kirimo ingufu muze ntureninge karagahungu kanjye nawe ukayitangira hakiri kare nibyo erega nawe watangiye ukiri muto buriya se nari nkiri muto bituma ndayitabira biranampira ariko uzi ko rero ntabwo umwanya munini cyane kugeza ku myaka nashakiyeho erega ngenda byibuka nibuka ko washatse ukiri muto nari inyuma yawe ariko narabibona mbese nari mutoya ariko nubwo wari muto nanjye cyari hari muri icyo gihe n'ubundi gusa nashatse nkuze hariya gusa urabyirengagije ubwo uyobewe ko waje ari wowe ufite amafaranga muri karitsiye iyo mbyibutse numva umutwe undiye uzi n'umujejeta faranga usanga twaratereze ikizungereza ikagoyereje uhita umutwa buriya rero kagoyire niba utaruzi ko buriya ntabwo namuteze igihe kinini cyane ariko se ko wari ufite amafaranga bya bindi bavuga ngo ukurusha inyama gutwara za zindi cyakora ntabwo kagoyire ntabwo twize duterekana igihe kirekire uretse ko famille zacu zari zizeranye ukuntu nako gashobora kuba karaje ndangije ntabwo nari nzi kujya mu gitsina gore cyane burya narongoye ndi imanzi nka sogokuru ari nyamara ari imanzi sinzi kwibwiriye icyo ko ari nka sogokuru nabyemera kuko ndakuzereka noneho rero ndaza ibara kanyemera twarahuye turarebana turebanye ariteretse ndarikurikirana nyamara ndabona ariko yari afite n'ibyiso byiza seko twaramurebaga twese tugakangarana intu zo mukara by'intuza intoki zigahaguruka indimi intoki zigahaguruka intoki se anyway nuko sasa rero nje hano nyine kugira ngo usure icyo ni cyambere nk'umunsi ikintu cya kabiri samudira umuhungu wanjye afite bidi ngo bashaka gukora za surprise ibyo ni ibyabo ntawe ibyo ni iby'abana ndagira ngo rero uzahaboneke urabizi ko nta birori byowe turi gukora twizihiza ikirori cy'umwana nako cy'abana bacu yego ni babiri icyo gihe ntekereza ko tumaze iminsi tumupushinga kugira ngo byibura twereke n'umukunzi we ashobora kuba opportunity nziza ko yatwereka umukunzi we kimwe n'uko wenda wasanga ari n'umukobwa wawe ngo barakunda ariko ntabwo ayo makuru ni mashyashya nanjye simbizi mbibwirwa madamu uriya yari nashinamo ariko mbona ariko abaye ari mu rugo rwawe rushimishije izina ry'Imana nawe ubona nkanjye rwawe rushimishije kabisa nuko ushobora kuba umunsi mwiza kuri we ndetse no kuri twebwe usanzwe uwo mukobwa yari ari hano mu kanya sinzi ahantu agannye ubaye ba mwana byose ariko se buriya koko ndanabyifuza ngiye kwita cyanjye reka tureka ubwo abana babirimo natwe twabiha umugisha biramutse bibaye bazabitubwira wenda kandi byaba ari byiza cyane so reka rero mbe nyaga urabizi ndabizi ngira uko nashyika mu bw'amahoro ikinyarwanda uvuga se wari uzi ko ngiye ntacyo nzi ndakuzi mwana waba uzi ko wakindusha sawa rero reka nkugeze hano hepfo Maya nigere nzongera kubona ko ngukumbuye
ngiye ntabwo numva umuntu yaje gusaba akazi ukaba utangiye kumbwira ngo ibi byananiye erega ejo bundi naraze nkabona uri kureba kompiyuta nkaruga mbere yibonye mu maso yawe mubabare ntabwo bisa ibyo ngibyo birakora iki ku kazi kanjye ibyo ngibyo birakora aho wanyangirije akazi nyine mubabare ntabwo bizasubira ntabwo bizasubira nyine kugeza ryari iyi si inshuro ya 3 mbese mabujije kumwe mwambwiye ngo muzabanza mumenyekishe ego tuzanze twigisha dufite umwanya wo kwigisha abakozi tuzahemba amafaranga tuzakwigishiriza tuzayatwishyura wowe wabona amafaranga utwishyura ibiro wagombaga kujya ku ishuri ukiga ufite umwanya wo kuzaza kwigisha uzanyishyura kuko babarira ntabwo ukora akazi kajya wangije ukuyumva neza mbabarire irwo wikombeza ubundi cya kidipolome ufite ni kizima cyangwa waragitoraguye ubundi ni gute twiga tugakaza umuntu utararangije na kaminuza iriya diplome ni iyawe cyangwa waragiye urayikoresha kamubwiza ukuri kuva wagera muri kampani ibintu bitangiye kuzamba ibintu bitangiye gupfa wabereye ikibazo mu bintu byose wirukane okay nimba ugakeneye kuko utazi gukora ibyo ugomba gukora basi ntabwo bizasubira mu ndabona ntabwo nyine bizasubira buri munsi nikumbwira ntabwo bizongera ntabwo uko nshoboye bizasubira ubundi se ni gute kugeza reba igihe cyose umaze ni gute utaramenya ibintu ugomba gukora ni gute uza ufata umwanya wawe ugaturuka mu rugo ukaza muri office utazi akazi ugiye gukora ntuzi ngo biravuye biragenda right we need a professional one and you are like super here huh wowe ubifitemo experience bino bintu wigeze ukora amastage wowe nakoze amastage so nawe uri muri babona ugenda gukoresha amaseka sibyo ibintu byanditse muri CV yawe n'ibintu ukora nta hantu bihuriye ahantu wakoraga stage nta bwenge bagira bwo kureba ibintu bigisha umuntu cyangwa bakoresha umuntu umva mu maso ugenzanira ikintu cyo kunywa ngabanyije cyangwa nze nakafe